Yesu ashimwe cyane. Turabasuhuje kandi nkuko tubimenyereye, nitwa Pastor Alex Sindayigaya. Ndashimira Kristo we watekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo. Imana ishimwe. Ndi umupasitoro mu itorero rya ADEPR, dukorera hano muri paruwasi ya Gatenga, ku itorero rya Kabeza. Turashimira Imana ko iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire muri ibi bihe byiza bya Pentecote. Turi mu minsi mikuru ya Pentecote, turayegereje iminsi turayibarira ku ntoki. Iki cyumweru cyose ni Pentecote. Nkuko mu bihe byashize, minsi y'ejo twavuze imbaraga z'umwuka wera, tuvuga n'impamvu zigera muri 3 zatumye Yesu ashima ko abigishwa yabasezeranye umwuka wera, cyangwa se yabohereje umwuka wera. Yaravuze ngo icyaba cyiza nuko ngenda, kuko ningenda nzaboherereza umufasha uzabana namwe iminsi yose. Twarebye rero ku mpamvu zigera muri 3 zatumye Yesu yohereza umwuka wera. Ntabwo arizo turi busubiremo kuko twaziganiriyeho bihagije, ahubwo uyu munsi turaganira ku mpano z'umwuka wera. Impano z'umwuka wera, kuko umwuka wera yaje ameze nk'umugeni ugiye gushyingirwa, azana ibishyingiranwa. Mu bishyingiranwa cyangwa se mu by'umwuka wera azana, yaje azana impano. Izo mpano ni nyinshi kandi zirimo ibice bitandukanye. Reka nze tubanze dusenga Imana, hanyuma tuze kwinjira mu mpano z'umwuka wera. Cyane cyane uyu munsi turaza kuganira ku mpano yo kwizera, uko impano yo kwizera niyo gisunika, niyo dinamo y'izindi mpano zose. Reka tubanze rero dusenga Imana, hanyuma tubone kuganira. Tubahaye ikaze. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko wemeye ko uyu munsi nabwo twongera kuboneka mu ihema ryawe. Iyi nzu yitiriwe izina ryawe kugira ngo abantu bayisengeremo. Kandi ijambo ryawe nibutse ko wabwiye umugaragu wawe Salomo igihe yari arimo ataha inyubako, yarimo ataha inzu yawe, aravuga ngo Mana, ndakwinginze iyi nzu yawe uyitahe. Ngo nuko utaha inzu haboneka ibimenyetso bigaragaza ko winjiye muri iryo hema. Urangije uravuga ngo umuntu wese uzerekera inzu yanjye, uzayerekera, yaba ari umwisiraheli yaba ari umunyamahanga, azagira umugisha. Turasabye kugira ngo umuntu wese ubonetse muri aya materaniro y'abera ahabwe umugisha. Dusabiye abadukurikiranye bari ku mpande enye z'isi, reka bahabwe umugisha muri iri jambo, bumvire mu Imana. Ijwi ry'Imana ryumvikane. Turakuraritse ngo uvugane natwe kandi uduha amatwi yo kumva imvugo yawe. Ndabizi ko imvugo yawe ari nziza. Muririmbyi yaravuze ngo imvugo yawe iratunezeza. Turasabye ngo imvugo yawe yumvikane kuri twe, abantu bahembuke, bari bacitse intege nibambara imbaraga mu izina rya Yesu, bari babuze ibyiringiro nibabona ibyiringiro kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo nirihagurutsa abari baryamye, abari baguye, niribabyutse, riongere bahagarike. Iri jambo niryongere ritanga umucyo aho inzira yari ibaye mu kabwibwi. Ijambo ryawe niritangaza umucyo. Haleluya, haleluya. Ijambo ryawe nirigira ububasha mu mitima y'abantu. Turagushimiye kugiye kubana natwe. Tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Turanezerewe iyo mvuga ku bintu by'umwuka wera. Numva umutima unezerewe cyane, kuko umwuka wera nibwo buzima bw'itorero. Bibutse ko twavuze ko umwuka wera ari uri kurimbisha umugeni. Umwuka wera ni umufasha, ni urimbisha umugeni, kandi uyu mwuka twamuhaye nk'ingwate, kuko byanga bikunda uyu mwuka uzazamukana n'itorero. Tumufite nk'ikimenyetso, tumufite nk'ingwate twahawe yuko igihe kimwe tuzataha mu bwami. Tuganire ku mpano z'umwuka wera. Impano z'umwuka wera, nahoze nibaza kare nsanga n'umwuka wera ubwawo, nawe ubwawo ni impano, kuko ni isezerano twasezeranye. Kandi buri muntu wese yemererwa iyi mpano, kuko ntabwo igurwa. Nibutse umugabo umwe
wari umugenda inyuma ya ba Pawulo abonye barimo bakora ibitangaza, abonye imirimo y'Imana ikoreka, ajya kuzana kashi aravuga ati nanjye munyemerere, ati mbahe aka kana, ariko ati nanjye mumpe kuri iyo mpano y'Umwuka we yagira ngo abihinduremo bizinesi. Arangije Pawulo aramubwira ngo pfana ifeza zawe kuko impano y'Imana itagurwa. Reka mbibutse ko impano y'Imana cyangwa impano z'Imana zitangwa ku buntu, kandi zitangwa kugira ngo itorero rifashwe, abera bahembuke. Muri izi mpano z'Umwuka wera uyu munsi turaganira ku mpano yitwa kwizera. Impano yo kwizera abantu bayitekerezaho byinshi, ndabizi ko tuzanakomeza kuyibazaho byinshi, ko iminsi izagenda igenda niko tuzagenda twakira ibibazo kuri yo cyangwa se komanteri kuri yo. Nabonye mwana dushyize live kuba dukurikiranye impande zitandukanye, ikibazo cyose uzagira uzacyandikaho muri comment, hanyuma tuzabigarukeho. Ntabwo twayivuga umunsi umwe, tuzagenda tuyigarukaho uko iminsi ije, binatewe n'ibibazo abantu bayibazaho. Gusa umumaro w'impano z'Umwuka wera, mbere yuko dukomeza, ubwami bwose bwo mu isi bugira ibintu bibwubaka kugira ngo bukomere, bukore neza ndetse bwikingire. Ubwami bwose bugira ibintu bibwubaka, hari uko babwubatse kugira ngo bukore neza, kugira ngo habeho muvoma muri ubwo bwami. Cya kabiri ni ukugira ngo bwikingire, bugire ubudahangarwa. Niyo mpamvu habaho igisirikare. Ubwami bwose buba bufite igisirikare, ni ukugira ngo bwikingire, bugire ubudahangarwa, habeho sekirite. Ikindi cya gatatu, iyo bigenze gutyo, iyo bukora neza bukagira ubudahangarwa, habaho kwaguka k'ubwo bwami buriyongera. Ubu bwami bwa Kristo, umusogongero mu isi, nabwo bugomba kugira ibi bintu. Muri izi mpano z'Umwuka wera, mu bintu byatumye hatangwa impano z'Umwuka wera mu itorero, byari ukugira ngo itorero rikore neza, habeho muvoma, habeho urujya n'uruza. Mu bw'izi mpano z'Umwuka wera haboneka ubudahangarwa mu itorero. Ubundi izi mpano zituma itorero rigira ubudahangarwa. Iyo mbivuga nibuka henshi twagiye tuba mu bubyutse, ahantu hari impano z'Umwuka wera, hari impano z'uburondozi, imirimo y'Imana ikoreka, impano zikora neza, nta muntu winjirira itorero uko yiboneye. Twagiye tubibona. Njye nakunze kuba mu bubyutse bw'ahantu bita Bibare. Mu Bibare, ku bantu bari bahazi cyangwa se ku bantu twabanye muri ubwo bubyutse bwa Bibare, impano z'Umwuka wera zarakoraga ku buryo umuntu yazaga afite ibyaha ntavogere itorero. Umuntu yazaga afite abadayimoni, impano z'Umwuka wera zigakora, abadayimoni bagahunga. Si ibyo gusa, umuntu yajyaga ajya kwinjira no mu byumba byabaga birimo ububyutse, impano zikora neza. Umuntu yajyaga kwinjira mu cyumba cy'amasengesho akabanza akicekinga, akavuga ati se bandondora byaza kugenda gute, kubera ko impano z'Umwuka wera ziba zikora neza. Ndimo ndinginga Imana ngo impano z'Umwuka wera zikorere mu itorero, nicyo kizatuma itorero ritavogerwa, icyo kizatuma abantu batitwara uko biboneye ku bw'izi mpano z'Umwuka wera. Kandi iyo ibi bitangaza bikorekeye mu itorero ku bw'izi mpano z'Umwuka wera, byanga bikunda abantu bariyongera, habaho kwago. Ndabyibuka hari itorero rimwe nigeze kuyobora, twari dufite amasengesho y'iminsi 7, hanyuma turatangaza ngo abarwayi bazaze. Tuvuga ko twiteguye gusengera abantu, Imana igakora imirimo, abantu bakabohoka. Turabitangaza. Tumaze kubitangaza, bigeze ku munsi wa gatatu, ngiye kubona mbona imodoka iraparitse, mbona taxi voiture iraparitse iparitse, bakuramo umuntu neza, bigaragara ko urebesheje amaso y'umubiri ukabona yararangiye pe kuko yaje yarabaye pararizi impande zose, bateruye nk'abaterura igiti, ubona ururimi rwarasohotse, ubona amenyo ari aho.
noneho bamuzana mu rusengero, barambura agakeka bamurambika aho ngaho. Nkimubona natekereje mu mubiri, naragarutse, ndangije ndavuga ko si umuntu bazanye aha ngaha yapfira. Urumva nk'umuyobozi wari uraho, natangiye kwibaza byinshi, ndibaza n'uyu muntu bazanye nagwa aha biragenda gute. Ariko mu kanya gatoya nongera gusubira mu mwanya, nibuka ko imbaraga z'Imana zishobora byose. Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azabashoboza muri byose, aravuga ngo azenda ku bya data abibahereze, ngo ndetse muzakora n'ibiruta ibyo nakoze. Nibuka ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi ni kwari, ni nako azahora iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Twarasenze turamusengera, abanyamasengesho bamuraraho. Bamaze iminsi 2, ku munsi wa gatatu yarahagurutse aragenda. Abadayimoni bari baramukunjakunje, bari baramuboshye ukuntu, bari baratumye abaparariza amaguru adahina. Hanyuma ku cyumweru yasengeye ku itorero hamwe n'umuryango we, batambutsa amaturo y'ishimwe, barangije arigenza, waje bamuteruye arahaguruka aragenda kubw'impano z'umwuka wera. Izi mpano z'umwuka wera ni ibikoresho Imana yatanze kugira ngo bikorere mu itorero ryayo, kugira ngo ubwami bw'Imana nk'umusogongero mu isi bukore neza, bugire ubudahangarwa ndetse bunaguke. Niyo mpamvu twabwira Imana ngo Mana udusukire kuri izi mpano. Ikibazo ni uko Imana izitanga kugira ngo, ntabwo Imana itanga impano ngo ibe iy'umuntu, oya, iyitanga kugira ngo itorero, kugira ngo ubwami bwayo bwaguke, kugira ngo itorero rifashwe. Hari abantu babona impano bakagira ngo ni ibikoresho byabo. Ubushize mvuga ku mpano y'ubuhanuzi, navuze ku kintu kijyanye n'abahanuzi. Ugasanga umuhanuzi Imana abonye, niba hanuye bigakunda, ahise ayigira impano ye. Kandi iyo mpano y'ubuhanuzi ufite ntabwo ari iyawe, nta nubwo ikora igihe ushakiye, ntabwo uyivugisha, ntabwo uyikoresha nk'ukoresha radiyo. Imana yatanze iyo mpano kugira ngo Imana iyikoreshe mu gihe cyayo ibona ko ari ngombwa. Ni naho navuze ku myuka igera muri 4 ikorera mu bantu. Imyuka 4 ikorera mu bantu. Habaho Saint Esprit, habaho umwuka wera w'Imana. Uwo mwuka wera w'Imana ukorera mu bizera, ibitangaza bigakoreka. Hakabaho undi witwa Esprit de Satan, habaho umwuka wa Satani. Uyu mwuka wa Satani nawe ukorera mu bantu, ariko ukorera mu bantu batanze urwaho. Iyo umuntu ari umuhanuzi akavanga n'ibyaha, Shitani ibona urwego yuririraho, hanyuma ikaza ikamuvangira. Umwuka wa Satani ugakorera muri we. Kandi imbere yari umuhanuzi, ukajya ukabona umuntu wari umuhanuzi ejo bundi ahanura bigasohora, nyuma y'igihe gitoya arimo arahanura kandi abivanga. Nuko yatanze urwaho kugira ngo Shitani abone aho yuririra amuvangire muri ya mpano. Umwuka wa gatatu ni Esprit de l'homme. Esprit de l'homme ni umwuka urimo uganza cyane mu bantu, ni umwuka uri gukora hafi 80%. Umwuka w'umuntu ku giti cye, umwuka w'amarangamutima. Uyu mwuka ufata ibintu ukabirema, ukabigira ihame, ukabyemeza. Ushobora guhura n'umuntu bitewe n'uko agutekereza, n'uko akumva, n'uko akwiyumvamo, yarangiza akaguhanurira akoresheje Esprit de l'homme, ukagira ngo arahanuye. Hari ahantu hamwe nibutse umugabo umwe, nari ndi muri iryo teraniro. Umugabo umwe yari agiye kwigisha bitewe n'uko kera he hashize yagiraga utuntu tw'utunyanga. Bari bamuzi nk'umuntu utari inyangamugayo, ariko ahindutse ntibabimenya. Ajya no kwiga ishuri rya Bibiliya, yaraje aho ngaho ngira ngo yari ari muri stage. Nuko ahagurutse agiye kwigisha, abari bamuzi bakoresha Esprit de l'homme. Ujya kumva wumva hirya umwara haravuza indimi, kumva undi ngo ukumva bakomya amashyi. Nuko baramutangatanga mu gihe bari kumusengera ngo yigishe. Umwaraza ari mu ndimi nyinshi cyane, aramufata aramumanura, aragenda amwicaza hariya, aravuga ngo ntuzongere kundi batiriza.
ariko nyuma tuje kugenzura dusanga si umwuka w'Imana wabimukoresheje, ahubwo ni uko amuzi, ni uko asanzwe amuzi, hanyuma ngo agire iryo fuhe amumanura muri ubwo buryo. Esprit de Rome irakora cyane. Hari n'uwundi witwa Esprit du monde, umwuka w'isi ujya ufatanya na Esprit de Rome bigakora ibintu bitangaje. Uzabibona mu gihe cya insécurité, mu gihe wumva umutekano utameze neza, mu gihe harimo gushipota udutero cumi, uzajya kumva wumve muri mu cyumba, wumva abahanuzi bahanura icyarimwe ngo mube maso, ngo umutaka, ngo mube maso, ngo imvura iraguye, ngo mube maso. Hanyuma icyo gihe cyarangira ya mitaka ikarekeraho, iba yagiye. Reka ngarukiraho nivugire ku mpano yo kwizera. Iyi mpano yo kwizera ni impano ikomeye, twifuza ko abanyetorero mwese mwayigira. Imana idufashije mwese mwagira impano yo kwizera. Iyi mpano iba mu byiciro bigera muri 3, cyangwa se wayishyira mu nzego zigera muri 3. Urwego rwa mbere ni ukwizera gusanzwe. Uku kwizera kwahawe abantu bose, munkurikire cyane. Uku kwizera kwahawe abantu bose ni ukwizera gusa kwahawe ikiremwa muntu ntawe utakugira. Uku kwizera niko umuhinzi akoresha iyo agiye guhinga. Azinduka kare cyane mu gicuku butarajya, akagenda agakubita isuka, akirenza itaka, hanyuma byanagera saa 5 usanga hapi, ukabona aracyafite motivasiyo yo gukomeza yumva yahamara. Iyo amaze kugeza ikivi hejuru agatangira n'ikindi, aragenda akazana imyaka yari buteke uwo munsi ikamuramira, akaza akayitaba. Ishobora kuba ari ibishyimbo, ishobora kuba ari amashaza, ishobora kuba ari ubunyobwa ari gukaranga cyangwa ari gusekura cyangwa agashesha, akaburya uwo mwanya, ariko abuzana yishimye. Impamvu yishima ni iyihe? Impamvu yumva yagumya agashyiramo byinshi bwaba bucye akagura n'ubundi, nuko ababona uko arimo agenda ayibiba, uko agenda biba, niko abona imifuka myinshi azasarura. Uko ni ukwizera. Aba yizeye ko nahinga azeza. Ntigeze asezerana n'ikirere, ntigeze asezerana n'ubutaka, ariko yizeye ko umunsi azahinga azeza. Uko ni ukwizera. Uku kwizera ni ukwizera gusanzwe ku kiremwa muntu uwo ari we wese. Kwizera kwa kabiri, uku kwizera gusanzwe ni ukwizera kw'abantu. Iyo umuntu ashatse umugore cyangwa ashatse umugabo, ndetse n'iyo atarashaka. Nibutse ko njye nkiri umusore ndi mu ishuri rya Bibiliya, banyigishije amakuru y'umuntu witwa Debora ndamukunda cyane, nkunda amateka ya Debora. Izo nkuru za Debora ziranyinjira, zimaze kunyinjira nigisha Debora. Aho najyaga hose nigishaga inkuru za Debora, kugeza ku rwego banyise Papa Debora nkiri umusore. Hanyuma narinzi ko mpita mbatangariza, ndababwira ngo ninshaka nkabyara umwana nzamwita Debora. Umuntu wese yibwira ko nashaka umugore hazaba hakurikiyeho kubyara, nashaka umugabo hazaba hakurikiyeho kubyara. Urumva mpita nita izina kandi ntarabona na fiyanse. Uku ni ukwizera gusanzwe. Uretse ko njye ntagize umugisha uko nabyibwiraga ngo ariko bigenda. Umwana wa mbere nabyaye nahise mbyara umuhungu. Nuko ndavuga ntiburiya Debora azaza kuwa kabiri. Nuko uwa kabiri mubyaye mbona haje umuhungu. Ubwo urumva nawe urabyumva aho byari bigeze. Nibaza abantu bambaza bati se Debora ntaraza, bambaza bati Debora yaraje. Nuko uwa gatatu Imana ingirira neza, namubyaye ndi mu bihe byiza. Imana izi ubwenge, Imana izi uko ikwiye kutugenza. Namubyaye ndi mu bisubizo, meze neza, Imana yankora igitangaza, nishimye. Nuko mbashije ngo twabyaye iki, barambwira ngo twabyaye umuhungu. Mpita mwita Itsoke. Arabaza bati ngiki, nawe ni mwisi Itsoke. Bati Itsoke. Iyo umuntu ashatse ahita yibwira ko azabyara, ariko ni ukwizera kuri rusange ko mu bantu. Kwizera kwa kabiri, reka bari kongeramo. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera ko kuzana agakiza.
uku kwizera reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Reka dusome urwandiko rwandikiwe Abefeso, turasoma ibice byaho bibiri. Abefeso ibice bibiri, turasoma umurongo waho wa 8. Ibice bibiri umurongo wa 8 haranditse ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, Imana ishimwe. Uku kwizera kuzana agakiza ni ukwizera kwahawe abera bose. Uku kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana, hanyuma iri jambo ry'Imana rikaguhindura ukaba icyaremwe gishya. Reka ntarajya kure, nsome muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, turasoma ibice byaho ni 4. Soma ibice 4 umurongo wa 39. Haranditse ngo nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati, yambwiye ibyo nakoze byose, Imana ishimwe. Nanicatse kubabwira ko uku kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo twasoma imirongo myinshi, ariko ntabwo bakwizera batumvise. Bakwizera gute batumvise? Kumva ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana rikaguhindura, ukizera iryo jambo riguhesha kuba icyaremwe gishya. Uku nako ni ukwizera. Kandi umwanditsi niko yabivuze, yavuze ngo twakijijwe no kwizera. Umunsi twumvaga ijambo, nta kindi gitangaza cyakoretse uretse ko twumvishe ubutumwa bwiza, twumvishe ijambo ry'Imana, twizera iby'iryo jambo. Reka mbabwire ko ubuhanuzi bukomeye ari ijambo ry'Imana. Nibutse umukobwa umwe, ngira ngo nimuvuga benshi baramuzi kuko yatanze ubuhamya muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi. Yabayeho mu ubuzima bugoye, ndetse bitewe n'ubwo buzima aza no kugera igihe imyaka iba myinshi. Hari umwe twajyaga tuganira akambwira, kera tukiri urubyiruko, iyo umuntu yabaga amaze gukura twavuga ko yatarantitse, ndetse nyuma yo gutaranika akanakaranika nuko bikanakomeza. We rero yari yararenze gutaranika, ahubwo yari yarakaranitse. Arangije abaho ngaho muri ubwo buzima, akajya yinginga Imana, akajya asenga Imana. Ariko umunsi umwe asoma ijambo ari muri Bibiliya, asoma ijambo ari mu rugo, asoma ijambo ryo muri Yesaya, ntabwo nibuka aho ryanditse, ariko yasomye ijambo rivuga ngo kuko ikigabo cyose cyagenewe ikigore cyacyo, n'ikigore cyagenewe ikigabo cyacyo. Asomye iryo jambo amera nk'aho abonye marayika uturutse mu ijuru, abona arahishuriwe. Arangije uhereye uwo munsi akajya asenga arambitse ikiganza ahandi muri rya jambo, aravuga ngo Mana waravuze ngo ikigore cyose kigenewe ikigabo cyacyo. Aravuga ngo none Mana ni ikigabo cyanjye. Mbega yasenze avuga ati ni ikigabo cyanjye, yishyuza ikigabo afashe muri Bibiliya. Ijuru ryaramwumvise riramutabara, agendeye muri iryo jambo. Imana imuha umugabo mwiza ukiri umujene, akora ubukwe bwiza, ndetse kuko ari Imana yari yabivuze agira n'umugisha, abona n'urubyaro. Imana ishimwe cyane. Yazengurutse umujyi atangaza avuga ngo ngewe umugabo wanjye namukuye muri Yesaya. Kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Uku kwizera ko ni ukwizera kuzana agakiza. Reka mve kuri uku kwizera kuzana agakiza, ninjire ku kundi kwizera. Kwizera kwa gatatu ko niko kwizera benshi bari bazi bitago kwa mbere, ni ukwizera kudasanzwe. Uku kwizera bakwita surnaturel. Uku kwizera ko ni ukwizera kurenga ingabano zizwi n'abantu. Uku kwizera ukazamuka ukarenga ingabano, ukageraho wumva ibyo abandi bantu batumva, hanyuma ukanareba ibyo abandi bantu batareba. Uku kwizera ni ukwizera kumeze nk'ibisazi, kuko burya umusazi ushobora gukubitana nawe ukabona arimo arivugisha. Wareba umuntu bari kuvugana ukamushaka ukamubura,
ariko ukumva arimo aravuga kandi yashishikariye kuvuga. Ashira umwanya ukabona aranavudutse, aba arimo yumva amajwi wowe utumva, aba arimo areba ibyo wowe utareba. Niyo mpamvu abona ibimwirukankana akavuduka. Uku kwizera kuri surnaturere ni ukwizera kurenga ingabano z'abantu. Haleluya. Hanyuma kukakwinjizaho wowe ubwawe ureba ibyo abantu batareba, ukumva n'ibyo abantu batumva. Niyo mpamvu ukora n'ibyo abantu badashyikira. Uku kwizera, hari umugabo umwe witwa Simoni Petero yarakugize. Simoni yarebye Yesu arimo agenda hejuru y'amazi, akandagije amaguru hejuru y'inyanja. Hanyuma Petero aramubwira ati, bahita bavuga bati dore umuzimu. Yesu arababwira ngo ntabwo ndi umuzimu. Aramubwira ngo niba utari umuzimu nanjye mbwira nze. Petero yizera ijambo rya nyiri ijambo. Iryo jambo ribera ikiraro. Petero arangije akandagiraho birakomera. Haleluya. Arangije kandi Petero, reka nongere ngaruke inyuma mbabwire, niba hari abantu bari bamenyereye ubuzima bw'amazi, n'uyu mugabo witwa Simoni yari amenyereye amazi kuko yayarobyemo imyaka myinshi, yarazi ibijyanye n'amazi, ariko yizera ijambo, akandagira ku ijambo, agendera ku ijambo. Yari yatekereje birenze ibyo abantu basanzwe. Yigiye imbere gatoya, agiye muri logike, hanyuma niko kwakumanuka atangira kugenda yibira. Uku kwizera ntabwo tukubona na Petero gusa, dufite abahamya benshi bahamya uku kwizera. Ndimo ndinginga Imana ngo ibazamure mu kindi kirere, ibinjize mu kirere gishya, ikirere cyo kwizera. Hari ibintu tuzakuraho twinjiye muri uyu mwanya wo kwizera. Hari ibintu tuzanetraliza turi muri ubu buzima bwo kwizera. Niko mu Baheburayo haravuze ngo haracyasigaye igihe gito cyane kandi uzazana azatinda. Haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ndifuriza abantu bose ko Imana yabahagarika kuri stade yo kwizera. Hanyuma undi muntu wizeye ni umuntu witwa Eliya. Eliya usomye mu gitabo cya mbere cy'iby'abami, katuhasome igitabo cya mbere cy'abami bice 18, igitabo cya mbere cy'iby'abami ibice 18, turahasanga izi nkuru z'umugabo witwa Eliya, umurongo wa 44 ndibwira. Turahera ku murongo wa 18, hanyuma washaka wagira ku murongo wa 44. Umurongo wa 18 haranditse ngo, hejuru niho yatangiye igihe Eliya yaraje, haba akamubwira ngo wateje amapfa, aramubwira ngo ntabwo ari njye ahubwo ni we n'inzu ya so. Hanyuma aho aherukira hano ku murongo wa 44 niho yavuze amagambo akomeye yo kwizera. Aramubwira ngo, ageze ubwa 7 aravuga ati, dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati, genda ubwire Ahabu uti, itegure igare ryawe umanuke, imvura itakubuza. Imana ishimwe cyane. Aha hari hashize imyaka myinshi, imvura yari yarabaye nk'inzozi. Imyaka 3 yari yararenze, imvura itagwa, amatungo yarabuze ibyo arisha. Nabo barangije baribaza bati se bishoboka bite? Ariko Eliya yinjira mu kindi kirere. Haleluya. Yinjira mu kirere cyo kwizera, arenza amaso ibyo abantu babona, arangije wabona imvura mu gihe abandi batabonaga imvura. Imana ishimwe cyane. Arangije abwira, atuma kuri Ahabu, aramubwira ngo nategura igare rye ngo yihute cyane imvura itamunyagira. Kandi koko mu gihe gitoya agacukangana n'ikiganza kabyaye ibibyagira. Imana ishimwe. Ndakwifuriza ko akagacukangana n'ikiganza kagera muri business yawe. Akagacukangana n'ikiganza ndifuza ko kagera mu rubyaro rwawe. Akagacukangana n'ikiganza nikinjire mu muryango wawe, gahindura ibintu mu izina rya Yesu. Mwatuyeho akagacukangana n'ikiganza kugira ngo kagari Imana igakoresha ibikomeye mu izina rya Yesu. Eliya abwira Ahabu, aramubwira ngo niyihute kugira ngo imvura itamunyagira. Kandi koko haguye imvura y'impangukano. Imana ishimwe cyane. Ibi turabisanga kwa Elisa
mu gitabo cya kabiri cy'iby'abami. Elisa we mu bice, igitabo cya kabiri cy'iby'abami, ibice 6 umurongo wa 14, ibice 6 umurongo wa 14, hari amagambo avuga ngo, aherako yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira duti? Murongo wa 16, aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe, aleluya, ari benshi kuruta abo muri kumwe, abo bari kumwe. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Iyo umuntu yinjiye muri uyu mwanya wo kwizera, agira andi maso. Imana ishimwe cyane. Mu gihe Gehazi we yarebaga iziri aho ngaho, yarebaga ingabo zaje zaraye zigenda ijoro ziganditse zizengurutse uwo musozi, ariko Elisa yakwitegereza atanasohotse. Amina, haleluya. Yakwitegereza akabona ingabo nyinshi zibagose, kandi akabona zirusha amaboko zazindi. Aya makuru ya Elisa ndayakunda cyane. Mu gihe kizaza nibidukundira tuzaganira ku mbaraga z'Imana zikorera mu bera, mbaraga z'Imana zikorera mu bera. Yaraje ahita abwira Elisa, yarasohotse aravuga ngo, Mana humiza ingabo. Arangije azijya imbere ziri kumuyoboza kwa Elisa, arangije araziyobora, aragenda, nuko barakomeza baragenda. Uku ni ukwizera, kwizera kudasanzwe, kwizera kuri surnaturere. Elisa yasabiye Gehazi nawe yinjira kuri stade yo kwizera, yinjira ahantu ku rwego rwo kwizereraho. Arangije aragaruka aramuhumuriza, aravuga ngo, muri databuja, ngo mbonye ingabo. Imana ishimwe cyane. Imana nidukore ku maso, tubona ingabo zitugose, tubona iziturinze. Iziturwanya zirahari nibyo, ariko turashimira Imana ko hari n'iziturwanirira nazo zamaze kuhagera. Ndumva mfashijwe, Imana ishimwe cyane. Hari iziturwanya tureba, ariko Imana nikore ku maso tubone n'izindi nyinshi zije kuturwanirira. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari Elisa wenyine, kuko uku kwizera niko Dawidi yagezemo. Umusore witwa Dawidi yabonaga ko mu gihe abandi bari mu myobo, mu gihe abandi bari bayoboye uko bagenza, Dawidi we yarebeshaga andi maso, akarebesha andi maso yo kwizera, akabona ko Goliyati wahangayikishije bene wabo, wahangayikishije igihugu, wagahita muzumingira mu kwizera, yamubonera mu kwizera, akabona ko ubugari bwe ari bwo bumuheshe kumunesha. Arangije aragenda ajya kwa Sawuli, aramubwira ati, humbura witinya. Mwaretse tukasoma, reka dusome Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 17 umurongo wa 32. Igitabo cya mbere cya Samweli, turasoma ibice 17 ku murongo waho wa 32. 17:32. Haranditse ngo, Dawidi abwira Sawuli ati, nihagire ukurwa umutima nawe, aleluya, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Kandi Dawidi yaravuye mu ishyamba, yaravuye kuragira intama. Ntabwo iyi mpano yo kwizera isaba ko umuntu ajya kubyiga. Iyi Imana igukonegise ikaguha kuri iyi mpano yo kwizera, ntabwo ari ngombwa ko waravuye mu muryango ukomeye, ntabwo bivuze ko ari ngombwa kuri umuntu w'igihangange. Oya, iyi Imana iguhaye kwizera, niyo waba utarize amashuri asanzwe, uku kwizera kukuzamura mu birere, hanyuma ugatangira kubona ibyo abandi batareba. Nibutse ko bakuru ba Dawidi nubwo bari mu myobo, ariko bari barize gisirikare, n'abandi bari barize igisirikare gikomeye, ariko ibyo abandi babona ko bicitse, Dawidi yabibonagamo amahoro. Niyo mpamvu yabwiye Sawuli, arababwira ngo mwitinya, mwikurwa umutima na kiriya gihanganye. Aravuga ati, kiriya ndaza kugihangamura. Ntabwo yarebeshaga amaso aya ngaya, yarebeshaga amaso yo kwizera. Imana iduhe ku maso yo kwizera mu izina ryayo.
negera umusozo navuga abantu benshi bakoresheje impano yo kwizera, kuko ugiye muri Daniyeli, mu gitabo cya Daniyeli ibice 3:16 ukagera kwa 17 urahasanga amakuru ya ba Saduraka na ba Meshaki na ba Abedenego. Saduraka na Meshaki na Abedenego barabibonaga ko itanura ryaka. Hari n'igihe umwami yabajije arabaza ati ninde uri bubakiza amaboko yanyu? Barangije aramubwira bati ishobora kudukiza, ariko nubwo itadukiza nta mpamvu. Bari binjiye mu birere byo kwizera, ntabwo babonaga itanura, babonaga ubutabazi bw'Imana. Ndashimira Imana ko mu kwizera tujya tubona uwa kane yadutanze mu itanura. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari bo bonyine, twaza tukareba abandi. Harimo mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11:17 urahasanga amakuru y'umugabo umwe wagiye gutamba umwana we witwa Aburahamu. Aburahamu yazamutse mu kwizera aratumbagira cyane kugera ku rwego yagiye kubera amasezerano yari afite kuri Isaka. Aravuga ati nshingiye ku masezerano mufiteho. Haleluya. Aravuga ngo nuko yizera ko nubwo yamwica yamusogota akamutanga, byanga bikunda ari bumugarurirwe nk'uzutse, akongera akamutwara ari muzima. Arangije ajya gukora umurimo w'Imana nta mpungenge afite, nta bwoba afite kubwo kwizera. Reka dusoreze aha tubwire Imana, dusenge nk'uko Yesu yabwiye abigishwa mu gitabo hano mu gitabo cya mbere cya Matayo ibice 17. Reka bari ryo jambo dusengeraho muri Matayo ibice 17 umurongo wa 20. Hanyuma dusengere muri iri jambo, dusubikira aha. Ntago dusoje, tuzakomeza muri izi mpano z'Umwuka Wera muri ibi bihe bya Pentekote. Ibice 17 umurongo waho wa 20 haranditse ngo arabasubiza ati ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Imana ishimwe cyane. Agira ngo dusenge Imana nitwinjize mu bihe byo kwizera, tubone imirimo y'Imana aho kugira ngo tubone imbaraga za Satani, nitubone imbaraga z'Imana ikorera muri twe. Ejo bundi ku cyumweru nabaganirije ijambo rivuga ngo ubwo dukorana nayo. Reka tugirire Imana icyizere cyane kuruta kureba iterabwoba rya Satani. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Muce dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana dushoboze kwizera, kuko nitwizera tuzabona ibyo abantu batabona. Mu Baheburayo nkuko twahasomye haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza nazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ntabwo uzabeshwaho n'amashuri wize, ntabwo uzabeshwaho n'imiryango myinshi ufite, kuko abagiye bayigira ntiyabarengeye, n'abagize amashuri menshi ntiyabarengeye, ariko abantu babeshejweho no kwizera bariho none no mu gihe kizaza bazabaho. Imana ishimwe cyane. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuvuganye natwe muri ubu buryo. Turasabye kugira ngo uhwejeshe amaso yacu arebe. Haleluya, haleluya. Uturinde kureba ku biboneka by'igihe gitoya, ahubwo uduhe kureba ku bitaboneka, kuko ari byo byiteka. Turasabye kugira ngo utugabirize impano. Ni ku muririmbyi yaravuze ngo kandi izo mpano z'uwo mwuka uzitugabire. Dukeneye kuduha kwizera. Aba bagabo bahe kwizera, aba babyeyi bahe kwizera, aba basore n'inkumi bahe kwizera. Reka kwizera kwaguke muri twebwe, maze twinjire aho dutunganirizwa rwose. Urakoze kubyumvise. Amahoro yawe nabane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.